ntukiriro kusikura kimura byanyenze ugatambuka nkazuguza upanuro mubi ariko sinije wenda umuntu muri karitsiye naramubuze ngiye atwike kikaye cyacu cyerekeye twikata naramubuze rwose wagira ngo acuruje inyanya uramunike kugena muzi yemera nkamwe muboneka rimwe ku munsi wagira ngo ari de mate namwe numva mwahuje ikiganiro mu kuganira kuri ibi ndabona je mwa ko yanabyibukiye ukora ku star mustari uri melody se uri melody kanyumvira ese ku star ni ubwo ngubwo yegora ubu melody no Hello? Oui. No. Hey, kuri studio isi yacu. Ariko nawe twika bana we. Ngo he. Akuri kiganiro. Hello? Niko. Isi yawe. Hey, akamata ngafote na aribi. Apu. Ugora. Rega ndi cyama mari kamfata kamato ndaje. Kuva man. Nahe. Nare nta kibazo. Nagerayo. Ahubwo muza kuza kureba kaka video muza kuza kureba kuri YouTube. Ndabandi bo. Naribi. Naribi. Amuriga maze gutwika nyama ari nasigaye agera kuri wenda kareba. Ngo nisi yawo. Yase ko ngifite. Ahubwo nanjye muze kufungura ajya ngo niryari. Nayicuritse. Ngo niryari. Ngo niba ngo ari kwisi ngo nisi yawo TV. Isari ryari. Arabimbanye saa 10. Kugira bago nge na mega nazo mfite uko MTN narazinyiye. Bajya kwate wasanga ari kikabya ufite mwana ugasanga isi yawo TV. Nikategereza nare. Akaziye batureba. Ako ubundi ibintu bamuvuga mucurika murabyumva. Avuze isi yawo TV cyangwa avuze isi yacu TV ubundi mwagiye mugira urwengo buba. Isi yacu. Avuze isi yacu TV ariko isi yacu TV agahita ya noneho comedy agahita asanga ngo zanditseho tuzamurane comedian siko numvaga avuga. Kandi isi yacu TV mu magambo afatanye. Oya no kwandika isi yacu agahita ashiramo akanya agashiraho tanava. Undi yabiberekaga mutabibona. Isi yacu agataru agashiramo tanava. Mwebeke mukore subscribe ubwo ndabaza nayo nakora iranidaje ariko ndahendaza kuyikora nyina ngiye nagomeze nkamwe ubwongo bwanjye agira ngo buba mu kibuno isi yabo isi yabandi kari isi ya twese isi yacu TV ubundi mwaba mutanywa agashako kuri Nyirangarama ubundi mukagira ubwenge kitegereza ukarebe aka ni agashako kuri Nyirangarama ibi n'umuti bakwarikiye ko kujya ko we ntago ari umuti ibingibi bituma ubasha gutekereza neza nibyo bakubwiye ukabimenya wumva iki ko ntako cyangwa ndatunyamba ndetse uya kuzambara gutya nuko rega bari abantu ngenda bakurikirana barabavuga ngo ni isi yacu TV ngenda bakurikirana buri n'ibintu bakora kuyikora gusa ngana sharinga uko na sharinga abatagira telefone nzima banyifite sha telefone nzima se nahise ngewe bitewe n'ukuntu ari nini ntabwo nashobora kuyitwaza nadafite abagaragu urumva cyangwa banga tukayikorera yabwo nayiguriye igishakoshi cya danje reba uyu mufuka uyu nguyu aka ngaka mbese ni ak'abakozi urumva noneho urabona ahubwo nibagire no mu modoka dutangire ikiganiro cyacu tugaruke turi muri studio za nari namamaje kandi bitari ngombwa nkuko mumaze kubimenyera ikiganiro ni nibisanzwe tubafitiye umutumirwa ari we Kedi yatambuka Kedi salam nuko bintu ni neza ni neza nkuko mumubona uyu mugabo uhagaze ari imbere yacu muri studio y'isi yacu TV yatangiye twibwira abatanzi bamenye amazina yanjye ni Kedi comedian ndi umukomedi hano mu Rwanda natangiye kera nyine byo byaranze n'ubu birasa nkaho karimo karaza ibyo nibyo twakumenyaho ibyo birahagije rwose okay nkuko mumaze kubimenyera mu kiganiro cyacu tukubaza ibibazo wabitsindwa ukanywa amazi kamera
uzeye ko ibyo waje ubizi erega umenye ko tukubaza ikibazo wagitsindwa tukaguhita hasi y'amazi ukayanywa wenyine amazi ndetse mu rugo nta robine tugira iyo mbonye ashaka mbona nayanyweye byibuze ubonye harimo inyama byibuze umuntu ari butsindwa akahita akinyiriza ikinyama sawa nkuko tukumenyera ubundi akazi kawe nkuko tumumenyereye akazi ke oya wibifata nka burage ngende iseri nawe ari kutureba kino kiganiro mu bimenye njye nikunda inyama ntabwo ibyo by'amazi ntabwo mbikunda ubwo mwabyumvishe rero ko bakunda inyama byo ntabwo tubigarukaho iyi studio urabona koko icaniye ku buryo yabura niyo yafata iyi kamera ariko bakayikorera iki bakayigurisha ako nkarya inyama bikagaragara ibyo byo nta kibazo kuko amafaranga aho uziko ni igicucu pe sundi bagurisha ino kamera akaba ari iki kiri bubyerekane wakabimenye se nganyine ngaho reka dukomeze ikiganiro nari reka dukomeze ikiganiro aho karagaciyeho nk'uko bimaze kumenyerwa turagira ibibazo tumubaza kadi tatangira nkubaza ikibazo cya mbere nta kibazo ariko inyama ibihari inyama ni munange zirahari nta kibazo inyuma ya studio se cyangwa muri studio ahangaha nganga tangira ibibazo nta kibazo ikibazo cya mbere kirabaza ngo umujyi wa Kigali wowe umujyi wa Kigali akose nk'ubwo nkanjye umva nk'akabazo ubumbajije aho twakize muri materinete ubundi waba nari nkutuyemo uwo murwa sugura wumbariza iki sewe nawe naguhuza nose ubundi umujyi wa Kigali ubaho kandi abatureba hari igihe baba bari injiji bakeneye kubimenya reka mbajije umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali rwose umujyi wa Kigali si uyoberwa nyine ni Kigali ahubwo wabibajije nabi ibambajije umugungu icyo reka tube tukitambutse nakubaza ikindi cya kabiri mbaza ese inyama zigeze inyama wigira ikibazo mu inyama rwose ubona inyama zirahari ikibazo cya kabiri kibaza kiti none ushaka uzana ibibazo ijana rwose ikibazo cya kabiri kibaza ngo perezida w'umujyi wa Kigali perezida w'umujyi wa Kigali ako rwose kedi nabinjije so icyo kibazo nicyo kwaza umuntu nkanjye akabana ntabwo icyo kibazo wakimbaga ngo nani kigusa cyo kuza reka ngushyiremo imiyaga perezida wawe uramuzi bamwita umujyi wa Kigali ako ni bamwe bashinzwe gutunda imishinga ndetse hari abandi nta bandi bayobora umujyi wa Kigali ako siko mbona bino bintu byanyu binyeganyega iyi ni dekorasiyo biba bikomeye ibingibi nta kibazo zino aba ari taburo izingizi amayekara ari amayekara siko mbona binyeganyega hoya nta kibazo fata wumve nta kibazo no